Mm. Okay, nagarutse. Uyu munsi noneho ngiye kubereka indi software yo nakoze update nyine yayo, ni software yo ushobora guplayinga buri radio yose iri kuri yo software, iri kuri list ariko noneho ukaba wayiplayinga aho uri hose ku isi. Harimo ubu kugeza ubu harimo amaradiyo agera kuri 19 wayaplayingira muri mashini. Iyo software niyo muri mashini gusa. Ngiye kubereka ukuntu ikora, maybe simbona umwanya nzabereka n'ukundi kuntu naba narayikoze nyine. Okay, reka mbereke ukuntu ikora. Iyo software yitwa Skylight Online Radio. Ushobora kongeramo radiyo uko ushaka, ushobora kongeramo, ufite radiyo wayongeramo, ufite radiyo y'ukunze nanone wayongeramo. Bya ni ibintu byoroshye. Iyi ni interface yayo uko muri kuyibona gutya. Uri kubona hano hari radio station nyine, ni nkaho ari home yaho. Iyi ni contactors. Ugiye kuri contactors nyine urimo urabona bahita bakujyana ahantu ho kuba wabasha kwandika icyo waba ushaka kumbwira, ushaka kungira inama cyangwa kari ikindi kintu cyo waba uri kunsaba, wakwifashisha iyi contactors. Nabibona hano hari icyo bita check update. Ntago nabashije gushiraho link iri direct kuko nta website mfite iri permanent. Nari ndi gutekereza yuko mbere yuko nakora link iri direct binsaba kubanza kuba mfite website. Ubu iyo mfite nta mahirwe nyiha kuba nzayigumana, niyo mpamvu nta link yayo nashizemo. Nzabibamenyesha. Okay, noneho ushaka gucekinga update wayicekinga, of course nyine wayicekinga, ariko uhita ujya kuri Facebook direct yanjye. Ushaka iyo update wanyandikira ko ushaka iyo update, nakoherereza link yo wahita downloadingaho direct. Hano noneho ni okay. Ku bantu b'abanyabuntu, kuko iyi software ni free, ufite radio ushaka kongeraho wayongeraho, ni free, nta mafaranga. Uri kumva yuko iki gikorwa nakoze uri kugiha agaciro ko mvunika koko, ushaka kungurira nk'akabyeri ikirahuri kimwe nacyo nagisoma burya byanshimisha. Wakanda hano nabwo nyine uhita ujyaho kuri contact yanjye nyine, ukaba wambwira ukuntu ushaka kungurira ibyeri, nimba nagusanga iwawe mu rugo, nimba wanyohereza kuri mobile money, nimba ari kuri account yanjye ya banke. Ibyo byose biremewe kandi nabishimira. Nta kindi, ujya hano uhakirika rimwe gusa uhita ujyayo. Okay, ikindi noneho iyi interface muri kubona, iyi ni liste y'amaradiyo ariho. Ni amaradiyo avangavanze. Aya ni amaradiyo ya default yanjye ibyo nashizeho. Narebye amaradiyo ashobora kuba yumvikana cyane abantu bakunda, mbasha kuba nahitamo ayo ngerageza kuba abantu benshi bakunda nyine. Niyo namanjeho. Ariko nawe nimba hari iyo wumva ukunda kumva cyane, kandi ukaba ushaka yuko ufite mashini yawe ushaka kuzajya wumvira amaradiyo muri mashini, iyi software yagufasha. Ikoresha connection nkeya, ntabwo ikoresha ibintu byinshi, ntabwo ikoresha connection nyinshi urebye. Iyi ni liste nyine. Okay, noneho ushaka kuba wakongera radiyo, noneho
wenda ufite radiyo ushaka gushira kuri lisite y'iyi software, so uhita uza hano ukandikamo email yawe. Okay, ndabikora. Okay, ndakoresha iyanjye. Okay, noneho warangiza ukahita cya hano. Okay, so iyi noneho niyo form ya radiyo nyine ushaka kuyisubmitinga ari radiyo yawe cyangwa ushaka ari radiyo yo wakunze ushaka kongera kuri liste. Iyi niyo form yo dufite hano. So izina ryawe ushiramo izina, ugashiramo email yawe, ugashiramo radiyo, izina rya radiyo, ugashiramo link y'iyo radiyo, ugashiramo igihugu iyo radiyo ivugiramo. So hano munyihanganire, hano nashizeho nari bagiye gukosora hano hano ni message ushiramo ubusobanuro bwayo. So noneho warangiza ukagira submit, ubwo ihita ingeraho nyuma y'icyumweru kuko bisaba kongeramo iyo radiyo. Nyuma y'icyumweru radiyo yawe iba yagezeho. Ngomba kureba ko iyo radiyo yawe, ubwoko bwa radiyo, nkamanza nashaka wenda information z'iyo radiyo zose. Niyo mpamvu mvuga ati nyuma y'icyumweru nyine nibwo iba yagezeho. Okay, noneho reka noneho dutestinge radiyo yacu turebe koko nimbere kumva. Ntago ndapureyinga radiyo zo hanze, kuko radiyo zo hanze iyo bashizeho indirimbo bahita kuri YouTube baka ibintu by'amakopyright cyane. Niyo mpamvu ntarapureyinga radiyo. Ngiye gupureyinga izo muri Afurika mfitemo gusa. Ni nka teste nyine, dore iyi ni radiyo Rwanda. Ni teste mbese ndimo ndakora. Butegereza yabitwara kudusegonda dukeya cyane, ntago itinda. Okay, iyi ni flash, radio flash. Iyi ni Radio Maria, Isango Star. Iyi ni yo muri UK. Hano kari amabendera nyine y'iyo radiyo y'igihugu iturukamo. Okay, noneho iyi niyo muri Tanzania, iyi niyo muri Jamaica, iyi niyo mu Buhinde, iyi niyo muri Congo, iyi niyo mu Buganda, Galaxy FM, iyi niyo muri Amerika, Jamaica, UK, Amerika. So radio this ziravuga nuko nagabanyije amantuza ya volume. KTFM, iyi niyo muri Jamaica, iyi niyo muri Zambia, iyi ni Radio 1. Okay, so noneho akandi kantu nanone nakundaga kugira ikibazo cy'ukuntu na contactana n'abantu bafite iyi software, nkatekereza ese ni gute nabikora kugira nibura wenda information, wenda nimba kari ikintu nshaka kubemforma kugira kize kubageraho byihuse. So nta kindi cyo nahisemo, yanashizeho aka. Iyi byo muri kureba ni information mbese nshaka kuba information direct yamukoresha hariya. So okay, noneho reka mbereke ukuntu mwabona information bitewe n'iyi text iri guca hano hejuru.
ndayihindura. Okay, download. Okay, download. Sinzi ahantu igiye noneho gutya. Okay, noneho ngiye guhindura information ndi gutanga kuko already natanze update nshyashya. Ubwo ngomba kubwira abantu ko hari update nshyashya bakaba babasha kuba bayishaka. Please check new update. New update. Okay, update. Sky right online radio version ya kabiri ni 1.1 nyine muri 2017. Okay, so then narangiza nkayisavinga. Save. Okay, turi kubona ko hano dufite iyi text iraza guhinduka. Okay, nibwo buryo bwo kuba nakontakitana namwe. Ndi kubibabwira kugira wenda nyine mujye mucekinga nimba hari icyahindutse. Nzajya mbicisha hariya, niho nzajya ncisha information zanjye. Tegereza urebe. Okay, narangije hapa. Ni ugutegereza nk'amasegonda ngahe, mu kanya birahita bihinduka. Okay, wabonye yuko yahageze. Yanakarikiye intervale yo kuzajya ihindukanya igihe kirekire. So ariko nta kibazo nyine. Uri kureba yuko uba ushaka wacekinga update yawe. Ngiye ku updatinga link yayo y'ukuntu wabasha kuyibona. Okay, urakoze kandi see you.